muri Kongo bajyaga bavuga ko abanyamurenge ari abanyarwanda. Rutarimara nawe araje arabwira ati koko nibyo muri abanyarwanda ariko b'abakongomani, kimwe nuko hari abandi banyarwanda bo muri Nord Kivu za Masisi, hakaba n'abandi bari za Rucuru nabo b'abanyarwanda ariko b'abakongomani banavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Aha bandi bajyaga barwanya abanyamurenge bavuga ngo ntimuri abakongomani muri abanyarwanda, ubu bahinduye ururimi z'ibintu bari kuvuga. No, twamaganye imvugo y'umusaza Rutarimara Tito ivuga ko bise ngo ni community y'abanyamurenge babagambanye. Oya n'abamuyaya leta yose ya Kinshasa n'abavugira Kinshasa bose babitaga abanyarwanda. None umusaza Tito Rutarimara gatse bati nibyo muri abanyarwanda ariko b'abakongomani. Kongo itoya turabyanze twitandukanyije n'imvugo ya Muzehe Rutarimara Tito. Abanyamurenge n'abakongomani nk'abandi bakongomani bose. Hari abakongomani nabonye batangiye gukora analyse, baravuga bati hari umwaka perezida w'u Rwanda Paul Kagame yakoze ikiganiro. Icyo gihe yaganiriye na Mario Nofo. Perezida Paul Kagame yabwiye Mario Nofo wa munyamerika, aramubwira ngo njyewe icyo maze kubona Perezida Tshisekedi kugirana nawe gahunda igacamo igashoboka biragoye. Arangije anatanga umugabo aravuga ngo uzagirana nawe amasezerano akayashyira mu bikorwa nk'uko bayagiranye azamenye ko ndi umubeshyi. Nabonye abakongomani bagaruye cya kiganiro, baravuga ngo ubu nibwo turi kubona ko ibintu Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yavuze kuri Perezida Tshisekedi wacu ari byo. Nizere ko muri iyi declaration yo kurekarama ko abanyamurenge ari abakongomani, Kongo niyo iri kubyideklarira ibyemera. Patrick Muyaya yakotinze ibintu bya Tito Rutarimara, aravuga ngo no, abanyamurenge si abanyarwanda, abanyamurenge ni abakongomani. Ariko se mu by'ukuri Tito Rutarimara yavuze ngo muri abanyarwanda ariko b'abakongomani. Yigeze abambura ubukongomani? Erega naba Rwanda phone yabambuye karabakongomani. Ndetse yanabwiye ati mwebwe abanyamurenge muri iyo hirya mu murenge n'abandi bari Masisi n'abari Rucuro n'abari Bugande bose n'abanyarwanda, ariko amateka yagiye agira abikindi gihugu. Ntibikiri inzozi gutunga imodoka yawe, kuko hamwe na Kim Transport Multi Services byakemutse. Dukodesha imodoka zigezweho kandi zifite ubuziranenge ku rugendo rwawe, ubukerarugendo, ubukwe, inama n'ibindi bikorwa byose. Tunafasha kandi abantu gutunga imodoka z'amashanyarazi ku nguzanyo mu buryo bworoshye kandi bubafasha kugera ku nzozi zabo. Dutanga serivisi za taxi zihuse, zizewe kandi ziboneka igihe cyose. Akarusho kandi kubifuza gukora umwuga wa taxi muri Kim Transport Multi Services, turagufasha kubona ibyangombwa byose bisabwa kugira ngo utangire gukora mu buryo bwemewe. Muri Kim Transport ntabwo tugarukira muri serivisi z'imodoka gusa, kuko dufasha abakiriya bacu kubona ibaruwa ya recommandation ibafasha mu gusaba inguzanyo muri banki kugira ngo babashe kubona imodoka bifuza. Wadusanga aho dukorera ku Gisozi haruguru y'umurenge munsi y'ikibanza mu nyubako ndende hari urahabona ibyapa bya Kim Transport. Wanaduhamagara kuri nimero arizo 079 37 93 99 cyangwa se ukaduhamagara no ku murongo utishyurwa ari wo 33 34. Wanadusura no ku mbuga zacu arizo website wa3.kimtransport.com, Instagram nayo ni Kim Transport, TikTok Kim Transport. Kim Transport Multi Services, icyerekezo cyawe ni inshingano zacu. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo, urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Mu mutima wa Nyamasheke ku nkengero z'ikiyaga cya Kivu hafunguwe hoteli nziza cyane, Ibigabiro Hotel, ahantu hihariye hagenewe abakunda kuruhuka, kwidagadura ndetse no kwakirwa neza. Ishimire
ibyumba byiza kandi bigezweho, viyu ihebuje y'ikiyaga cya Kivu, amafunguro aryoshye ateguwe n'abatetsi b'abanyamwuga, ahantu heza habera inama ndetse n'ibindi birori byose. Ibiruhuko byiza nta handi wabigirira uretse mu Bigabiro Hotel, aho ubwiza, ihumure, kwakirwa neza bihurira. Uri mu Rwanda, uvuye hanze y'u Rwanda, urashaka kuruhuka, ngwino i Nyamasheke mu Bigabiro Hotel. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri nimero uri kubona kuri screen zawe arizo 0788 93 cyangwa se ukatwandikira kuri email ibigabirohotel18@gmail.com. Ibigabiro Hotel niho honyine ukwiriye kuburi n'abawe. uje ndagushimiye aho uri hose ubasha kudukurikira umunsi ku munsi. Ni ku Rugendo Online TV, aha niho honyine uri kandi wahageze. Nimba wahageze rero usiga ukoze subscribe kugira ngo ibintu byacu bijye bigenda neza cyane 5 kuri 5. Yandemye Robert Sympathique arahari. Robert uraho? Yes, ndaho ndaho, nizere ko nawe umeze neza. Nanjye ni amahoro masa cyane. Amakuru yacu rero tugiye kwinjiramo nk'uko abantu bisanzwe babizi ko ubu noneho tugiye kwinjira, tugiye guhita twinjira mu makuru, mu rugendo. Tugiye kwinjira mu makuru yacu. Sempa mu minsi ishize harya hari bari kwibuka ku nshuro ya 22 jenoside yakorewe abanyamurenge Tumba. Yego. Uzi neza ko mu Rwanda bajya bibuka mu bice bigiye bitandukanye ku isi, igoma bari aho baherereye hose, aho baherereye hose ya baributse. Noneho mu Rwanda baganirijwe n'umwe munararibonye cyane cyane muri politiki yo mu Rwanda. Yego. Mzee Tito Rutaremara, umwe mu nzu z'ibitabo cyane u Rwanda rufite. Uriya musaza rero muri Kongo bamwise umucurabwenge w'imigambi migari ya FPR. Uzi ukuntu yivugiye mu kubwira abanyamurenge bati ntabwo muri abanyamurenge muri abakongomani. Yego. Kuko nimumara kwiyumva ko muri abanyamurenge muzaba mwisize muri cycle y'abantu bo ku gasozi, kuko ngo murenge ni ahantu mu gasozi runaka. Yego. Tahubwo mwabajene mwe mufata intwaro mujye kubohora Kongo, muhobora abakongomani bagenzi banyu. Ati hari abandi bana bari gupfa. Ubuguzi noneho ako kantu yavuze byahinduye isura muri Kongo. Byahinduye isura muri Kongo. Urumva umusaza Tito Rutaremara yavuze mu Kinyarwanda. Yego. Bo rero gufata ririya jambo mu Kinyarwanda, urabona byabaye niba kuri 13 niba 10 kangahe. Reba iminsi igeze, none turi kuri 16 ndakeka. Rero reba amatariki ageze. Bo kubwabo bari bazi ko biriya bintu nyine ntabwo bahise bumva neza icyo yavuze, ko akoresheje ururimi kavukire rw'Ikinyarwanda. Baje rero gushakisha uburyo habaho translation. Uri kubyumva? Babishyize mu Gifaransa bumva rya jambo rya Tito, bira byose Tito Rutaremara yavuze babishyize mu Kinyarwanda. No ari ndi cya kinyamakuru harya wari kumwe ngo ni cya FDLR ino bita Extra Africa. FDLR igenda ati Rwandan official tells Banyamurenge to take up arms and attack Congo. Reka nkubwire rero hahiye. No kuvuga ngo urabizi ko hari abakongomani benshi bajyaga bavuga ngo abanyamurenge ni abanyarwanda, abanyamurenge si abakongomani, ngo bazasubire iwabo. Turi kumwe? Urabizi neza ko ariko byajyaga bigenda. Ngo abakongomani bazagire bate, bazasubire. Urabyumva Samu? Uko nandi kubikubwira ubundi hari ikibazo cy'uburyo baba approach Sekedi, IDPS, abayino Sacre, bari abantu bose bo kwa Sekedi bari bafite ukuntu bajya bavuga ibi bintu, bakavuga ngo mwebwe abanyamurenge nti muri abakongomani, muri abanyarwanda, mugomba gusubira iwanyu mu Rwanda mukatuvira no ku butaka. Abanyamurenge bati twebwe turi abakongomani, twahageze kera imyaka ibaye myinshi. Abakongomani bakagenda babita abanyarwanda bagira gute. None umusaza Rutaremara Tito araje
arababwiye ngo mwebwe muri abanyarwanda ariko b'abakongomani. bigendanye n'amateka. Bigendanye n'amateka. Ati muri abanyarwanda nkanjye ariko jyewe ndi hano mu Rwanda nk'umunyarwanda, namwe muri muri Kongo nk'abakongomani. Noneho rero kubera gusesengura nabi iyo mvugo, nimba uri umuntu wese usanzwe ukurikira nyine uzi n'amateka, Yego. uzi uburyo u Rwanda bagiye barunyaga biriya bice, cyane cyane byisanzemo abakongomani ariko bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Yego. Ni ukuvuga ngo we yabisobanura avuga ati bijyanye n'amateka muri abanyarwanda ariko b'abakongomani. Yego. Ibi rero iri jambo ngo kuko yavuze ngo ni abanyarwanda, ngo akongeraho ngo bafate imbunda ngo batere Kongo, Yego. ngo babohore ng'abakongomani. Uvuga ngo yabwiye ngo yahamagariye abanyamurenge ngo kugenda ngo bakataka Kongo. Ibintu byasobanutse. Urebe ukuntu hari ikintu kibi kibaho cyangwa se ikintu abantu batabasha kumvikana ariko bikarangira gisize igisubizo. Yabise abanyarwanda ariko b'abakongomani. Turi kumwe kubera ko ariko amateka yabikoze kandi nta n'icyo umuntu yabihinduraho. Abakongomani muri Kongo bajyaga babita iki? Abanyarwanda. Turi kumwe cyangwa ntituri kumwe? Babitaga iki? Abanyarwanda. Ngo bakwiye no kubavira ku butaka bwabo bwa Kongo bagataha hehe? Iwabo mu Rwanda. None Tito Rutaremara akimara kuvuga ngo mwebwe muri abanyarwanda ariko b'abakongomani, nakubwiye ko byafashe iminsi 3 kugira ngo babashe kumva neza icyo Tito Rutaremara yavugaga kuko batumva ikinyarwanda. Byabanje kuba ngombwa ko babihindura bakabishyira mu rurimi rw'igifaransa no mu byongereza kugira babashe kubyumva. Turi kumwe? Yego. None rero byaje kurangira bite? Ni gute byaje kuba ikibazo? Abakongomani muri Kongo bajyaga bavuga ko abanyamurenge ari abanyarwanda. Rutaremara nawe araje arabwira ati koko nibyo muri abanyarwanda ariko b'abakongomani. Kimwe nuko hari abandi banyarwanda bo muri Nord Kivu za Masisi, hakaba n'abandi bari za Rucuru nabo b'abanyarwanda ariko b'abakongomani banavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Bandi bajyaga barwanya abanyamurenge bavuga ngo ntimuri abakongomani muri abanyarwanda, ubu bahinduye ururimi z'ibintu bari kuvuga. No, twamaganye imvugo y'umusaza Rutaremara Tito ivuga ko ngo ni community y'abanyamurenge babagambanye. Oya n'aba Muyaya, leta yose ya Kinshasa n'abavugira Kinshasa bose babitaga abanyarwanda. None umusaza Tito Rutaremara akavuga ati nibyo muri abanyarwanda ariko b'abakongomani. Kongo itoya turabyanze twitandukanyije n'imvugo ya Muzeru Rutaremara Tito. Abanyamurenge n'abakongomani nk'abandi bakongomani bose. Sasa ndagira ngo njyewe Sam umbwiye urumva aho bwiye speech itumye noneho Kongo yemera ko abanyamurenge ari abakongomani. Kubera iki? Buriya uzi ikintu kisha abakongomani kugira ngo batangire kuvuga ngo abanyamurenge n'abakongomani nkatwe? Uzi ikintu cyabiteye? Yababwiye ngo ntimuzongere kwiyita abanyamurenge. Ngo ngiye muvuga abanyamurenge biransetsa, nibaza muzaba muri kwirimita mutiyisa abakongomani kuko murenge mufite kubohora Kongo yose. Yego. Umwe mu misozi igize Kongo na gace kamwe mu duce tugize Kongo. Ntimukiyita bo muri ako gace, muri abakongomani. Kubw'iyo mpamvu rero niba hari uburenganzira bwanyu mwabuze, niba hari bitagenda neza, mukaba mwarishwe, mwarariwe, mwaratwitswe, mukotswa bunyama, nimufate intwaro. Abandi bana bari ku rugamba bari gupfa, mwibatererana. Nimufate intwaro namwe mugende mubohore Kongo yose, ni yanyu, ni hiwanyu, muri abakongomani. Igikuba cyacitse none bahise ko batangira gushaka amateka ya Tito Rutaremara. Nabonye ba Claude Mubenga ntabwo na ba Kalonje ntabwo bari bazi Tito. Bari bazi Muzehe Tito Rutaremara. Kandi iyo bashaka amakuru y'abasaza nka bariya bayabaza ibigarasha. Uranyumva neza? Bayabaza bande? Ati who is Muzehe Tito? Ati uriya ninde muri iriya ngoma ya FPR? Sasa baje kubabwira yuko ngo Tito Rutaremara ari we mucurabwenge wa FPR Inkotanyi. Kubera rero batari bamuzi, amagambo yavuze yabateye ubwoba. Mu kubatera ubwoba baravuga ati uyu muntu ninde ko avuga amagambo ngameze nk'aya Kagame. Bahita bababwira ko ahubwo ngo ari we niwe waforumye
FPR ku bwabo bahise bumva ati niba FPR twari tuzi ko ari Kagame, uyu akaba ari umucurabwenge wayo, ni muzehe anaruta perezida Paul Kagame n'abandi bose twari dusanzwe tuzi. Uyu rero niwe mucurabwenge, ni nayo mpamvu avuze ibi bintu. Ati rero ibi bintu ni ibintu tugomba kwamaganira kure. Urabyumva neza? Ngo ni ibintu bagomba kugira gute? Kwamaganira kure. Byahise bihura n'ikindi kintu gikomeye. Abanyamurenge bakoze imyigaragambyo bajya no gutanga ikirego muri ICC, International Criminal Court, barega Tshisekedi ko yabakoreye genocide, ko akomeje no kubica. Claude Mubenga aravuga ngo ibi bintu birakomeye, abantu bitwitaga abanyarwanda koko u Rwanda ruhamije ko ari abanyarwanda ariko ngo b'abakongomani, kandi leta yacu twebwe na Tshisekedi ubwe uko bigenda bivuga nuko twe tubizi tuzi ko ari abanyarwanda. Mubenga na Kalonji bahora bavuga ko abanyamurenge ari abanyarwanda, ubu nibwo batangiye kuvuga ko ari abakongomani. Ati rero ubu noneho twemeye ko abanyamurenge ari abakongomani, ariko kugira ngo duhoshe uyu muriro wo kujya kurega, ese koko ni ukubemera cyangwa niba bari kubikora kugira ngo babe contre y'iyi speech? Bamaze kubona ko guhakana ko atari bo n'ubundi ni ikibazo, ahubwo kiraza kuba ikibazo gikomeye kurushaho. Kuko nimba babibiye akabanga ko bagomba kurekeraho kwiyita abanyamurenge, bahise bafata donc reba utugara, bahise bafata ya groupe y'utugara y'abagambanyi babandi bajya baza kwa Neva, kwa Ndayishimiye no kwa Tshisekedi. Yego. Bahita basohora itangazo ngo bitandukanyije, ngo n'imvugo, ngo ivuga ko abanyamurenge ni miliyoni zingahe z'abaturage, utugara ni 7, abantu 7 se baraza kuvuguruza. Bajyanye ikirego muri ICC bari mu myigaragambyo ari abantu 1000. None bavuze ngo kugira ngo, kuko bamubenga aho basesenguye baravuga ngo niyo Tshisekedi yahindura itegeko nshinga akaguma ku buyobozi, azayobora manda 2 z'imyaka 7 ikaba 14. Bavuze ngo nimba yatangiye ikirego muri ICC ko yakoreye abanyamurenge genocide, na nyuma y'iyo myaka 15 ubu perezida abuvuyeho, inkiko zamukurikirana. Ati rero ibyo bintu tugomba kubirwanya twivuye inyuma. Uzi umuti yatanze? Yavuze ngo abanyamurenge bukuri bumva ari abanyamurenge bukuri ko ari abakongomani babyemera, nabo bajye mu muhanda bajye kwamagana kiriya kirego cyatangiye Tshisekedi, ngo kuko bitabaye ibyo ni ikibazo gikomeye hano. Abanyamurenge badukubise igitego cy'umutwe, birarangiye tibadukubise igitego cy'umutwe. Urabyumva? Yego. Hano rero ese ubundi ikibazo bageze urakizi? Nuvuga ngo mwene bino birego yo ICC yabyemeye, ni ukuvuga ngo kiba kimeze nk'aho gipendinze, kiba kiri aho ngaho nyine. Urabizi neza ko buriya perezida w'igihugu aba afite ubudahangarwa. Yego. Ubwo budahangarwa rero buvaho, ariko ntibukuraho ikirego. Niyo mpamvu ngo kiba gipendinze, gitegereje, kiri hariya, kigutegereje igihe system izakurekurira. Yego. Kigahita kivuga ati n'uyu. Nibyo rero biriho, nibyo ngibyo nuko bimeze. Sympathy nubwo bano bantu abo bantu buri kuvuga ba Mubenga, ba Kalonji, aba basesenguzi bari ku ruhande rwa Tshisekedi, even if rimwe na rimwe bagoreka ibintu. Yego. Ariko naje gusanga baba bazi ukuri. Bo no kuvuga ngo wenda baba bari mu mujyo wo wabatumye wa boss wabo bagashaka kwereka, ariko inshuro nyinshi uzanacunga nibo bantu ba mbere bajya babona ko hari ibintu Kongo yagiyemo yibeshye. Nibo nyine, nibo babibona. None se Kalonji si uherutse kuvuga ngo aya masezerano ya Washington twara yasinye, ariko dore muri Amerika habaye inama se nayo wazanye Ronnie Jackson ari muri Kongo. Ronnie Jackson ari kuvuga ngo ariko twasinyanye amasezerano na Kongo, ariko Kongo hari ibindi tujuje kugira dukorane nayo. Niwe wazanyemo ruswa, avuga ibijyanye n'itegeko nshinga n'andi mategeko, avuga ku bijyanye n'amategeko ajyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri Kongo, avuga ku bijyanye n'umutekano muke muri Kongo, avuga ko ibyo bintu byose n'ubuyobozi n'imiyoborere mibi, avuga ko ibyo byose Amerika itazakorana na Kongo mu by'ukuri bikiriho. Urimo kubyumva? Kalonji ni ibanga yabwiye abakongomani tereka mu manera ibanga, azana Ronnie Jackson ejo bundi ashize iminsi 3, ari kuvuga ati nimurebe namwe ibyo muri Amerika barimo mu nama.
hari ibyo tutaruzuza, bivuga ngo hari ibyo tugomba gushyira ku murongo. Igihugu cyacu uretse kuvuga ngo twasinyanye na Amerika aya masezerano, hari ibyo igihugu kigisabwa kunoza, harimo ibijyanye na good governance, ubuyobozi bwiza, harimo ibijyanye na corruption, kurwanya ruswa, harimo ibijyanye n'ibikorwa remezo infrastructures, harimo ibijyanye n'itegeko rijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, hari ibijyanye n'ibintu byinshi bigomba kubanza kunozwa kugira ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Kongo babashe gukorana. Buriya uvuye inyuma y'izi ntambara za FCM23 na Kinshasa, ukava muri aya magambo bavuga ukajya muri partenariat strategique, ibi byose ubona bavuga byose bishyize ku ruhande, imbere muri Kongo hari ibindi bibazo byabo. Ibyo byavaho ukagaruka ku itegeko nshinga, ukagaruka kuri ibibazo bya dialogue inclusive, ukagaruka ku bijyanye n'ubutaka Leta yambuwe, ukagaruka ku bijyanye n'igisirikare, byinshi ugasanga nyine Kongo yo n'igihe na Tshisekedi ubwo asigaje ku butegetsi kugeza 2028 n'ibintu bimutegereje gutunganya imbere biragoye cyane, ku buryo nabo ubwabo kuza bakakubwira ngo ibi bintu bimeze bitya, turi guteganya kubikora dutya, tuzabigenza dutya, birabagoye. Ubu Tshisekedi ntago ari kuryama, ari mu ngendo, ashobora kuba agiye kumara icyumweru cyose agenda. Ari gushaka iki? Ibi bintu ariko nari kubwira ubwo ingendo za Tshisekedi ubwe yamaze kubona ko ibi bintu bitazashoboka, ari gutamporeza. Wari wabona ikipe yatsinzwe? Ntago ari gutamporeza, ari kugenda agisha inama nabikubwiye ubushize, kuko hagomba kubaho ibiganiro bire inclusive. Ubu ngubu ari muri Gabon, yarari muri Gabon. Muri Gabon yaganiriye na diaspora, diaspora y'abakongomani babarizwa muri Gabon. Ababwira ko igihugu kigomba kuba gishingiye ku bumwe, ababwira ko igihugu kigomba kuba gishingiye ku kuba abaturage bacu bose bari gufatanya, bari gukorana. Ababwira ko abayobozi bagomba kumva ibintu kimwe kandi babibona kimwe, ngo kubw'iyo mpamvu rero bakaba bari guteganya dialogue inclusive mu gihugu. Bisobanuye iki? Ari kugenda yisegura ku bakongomani aho bari hirya no hino, ababwira ko noneho ibiganiro byemewe bigiye kuba. Ni mu gihe yari yabihakanye avuga ko ibiganiro bidashoboka, ariko ari kugenda yisegura agaragariza abakongomani ko ibiganiro bigomba kuba. None se Sympathie, ibi biganiro ko duhora tubivugaho, ibi biganiro bitarimo AFCM23 ko ari nacyo kibazo kinini afite, ahari kujya hose hubwo banza wumve ko ariyo condition bari gushyiraho. Bigomba kuba ari inclusive, ntibigomba kuba ari exclusive. Ni ukuvuga ngo niba ibiganiro mwamaze kwemera ko bigomba kuba, kandi bikaba ari ibiganiro bihuriweho n'abakongomani bose, ntawe ugomba gusigara inyuma. Corneille Nanga agomba kuba abirimo. Bavuze ko nimba AFCM23 itume muri ibi biganiro batazabyemera kuko n'u Rwanda ruzaba rwicaye. Ibyo ni ibisanzwe, kuko n'ibiganiro bya Doha nabyo bari barabyanze, kuko bumvaga ko bazaba bari kuganira n'u Rwanda, ariko byarangiye bagize bate, babigiyemo babyemeye. Erega Kongo ugomba kubanza ukamenya ko bitewe n'imitego yagiye bitewe n'imitego yagiye yitambika. Kinshasa bitewe n'imitego yagiye yitambika, nta kintu ijya gukora ngo ihite icyemera ako kanya, irabanza ikacyemera ibice. Ni ukuvuga ngo babanje ko ibiganiro bari barabyanze, ubu none ibiganiro barabyemeye, ariko ntabwo bagaragaza ko Joseph Kabila agomba kubyitabira na FCM23 igomba kubyitabira, kuko bemeye ibiganiro bagahita bemera ko nabo ngabo bazabijyamo. Abakongomani bahita ko bahaguruka na Leta bakavuga bati bigenze biti. Barabanza rero bakonvenke abandi baturage, babereka ko FCM23 na Kabila badashobora kuza muri ibyo biganiro. Ku munota wa nyuma ibiganiro bigiye kuba, bababwire ngo nubwo bigiye kuba none bizabejo, ntibizaba AFC itarimo, ntibizaba Joseph Kabila atarimo. Birangira bwati bazemo babyitabire, ariko abakongomani batarateguwe mu mutwe ko Joseph Kabila na FCM23 bazabyitabira. Niryo banga ribiri inyuma, ntibazereka abakongomani ko abagabo bazabyitabira, ariko ku munota wa nyuma bazaba babirimo. Muri bino biganiro tuzabonayo Nanga sazabijyamo mu magambo make nutaba baramukatiye kumuca umutwe. Niyo mpamvu nyine uri kubona ari kuzenguruka isi yose gutya, agenda Afurika agira gutya, nuko atekereza ko ibi biganiro bigomba kubera hanze ya Kongo. Biramutse bibereye imbere muri Kongo, ntabwo byaba ibiganiro biri inclusive. Haryo ubwo kubera hanze ya Kongo bivuze ko n'ubundi umuntu bakatiye kumuca umutwe cyangwa se igihano cy'urupfu batamufatira. Oya, arabyitabira, ntibajya bitabira si ibiganiro bya Doha, ntibajya bajya mu Busisi, ntibajya Qatar, n'ahandi hose, Angola ntibagiyeyo, Uganda ntibajyayo, Kenya ntibajyayo. Bohereza intumwa nabo bashatse bakugera, baba bafite ubudahangarwa. Witekereza ko hari aho bagera ngo bahite babafata? Hariya baba bafite ubudahangarwa kubera ko baba bafite mission bagiyemo kandi iri official.
icyo cyo ugomba kucyumva kandi ukakimenya. Bikimeze bityo rero uku nguku ubona ibintu kose bimeze, ugomba kumenya ko niko Kongo iteye. Kongo igomba kwemera ibyo yabanje kwanga. Ntabwo Kongo igomba kwemera ibintu itanze, irabanza ikabyanga bitewe n'udutego yagiye yitega, nyuma bikaza kurangira ibyemeye. Aba ari uko nguko. Hari abakongomani nabonye batangiye gukora analyse, baravuga bati hari umwaka perezida w'u Rwanda Paul Kagame yakoze ikiganiro. Icyo gihe yaganiriye na Mario Nofo. Perezida Paul Kagame yabwiye Mario Nofo, wa munyamerika, aramubwira ngo njyewe icyo maze kubona Perezida Tshisekedi kugirana nawe gahunda igacamo igashoboka biragoye. Arangije anatanga umugabo aravuga ngo uzagirana nawe amasezerano akayashyira mu bikorwa nk'uko bayagiranye azamenye ko ndi umubeshyi. Nabonye abakongomani bagaruye cya kiganiro, baravuga ngo ubu nibwo turi kubona ko ibintu Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yavuze kuri Perezida Tshisekedi wacu ari byo. Namwe nimurebe amasezerano yose basinye, yaba yasinyiwe muri Amerika, yaba yasinyiwe Doha, yaba yasinyiwe mu Busuwisi, n'icyizere twabaga dufite. Na yahe masezerano namwe yasizwe mu bikorwa? Nabo ubwabo bayashatse bayabuze. Amasezerano yasizwe mu bikorwa na nuba abakongomani bayashatse bayabuze. Bisobanuye ngo Tshisekedi ni umuntu uzi gusinya amasezerano, ariko ishyirwa mu bikorwa ry'ayo masezerano ntaririho. Rero n'ibyo byose ubona bagenda bavuga bishyiramo abanyamurenge, ibyo batangiye kwemera abanyamurenge, bari gusaba ngo abanyamurenge butugara kujya mu mihanda nabo bakamagana ibiri gukorwa n'aba ngaba bandi. Ibi byose ubona biragaragaza ko abanyamurenge biraza kurangira leta yabo ntiyemeye ko ntiri kubemera noneho ko ari abakongomani. Iri gusubira inyuma ikajya kubarasa gute? kandi ubwo ni ukuvuga ngo kandi mbonye no mu kanya babagabyeho ibitero iri kubacamwe ibice gute ifatanyije n'u Burundi. none se u Burundi buravuga ngo abanyamurenge bose bazataha iwabo mu Rwanda, kandi abantu bari bazataha iwabo mu Rwanda saba Rundi si n'abanyarwanda n'abakongomani. Nizere ko muri nyamara mu Rwanda hari impunzi z'abarundi Burundi budashobora kuvuga ngo nizitahe. Nizere ko muri declaration yo kurekarama ko abanyamurenge ari abakongomani, Kongo niyo iri kubyideklarira ibyemera. Patrick Muyaya yakotinze ibintu bya Tito Rutarimara, aravuga ngo no, abanyamurenge si abanyarwanda, abanyamurenge ni abakongomani. Ariko se mu by'ukuri Tito Rutarimara yavuze ngo muri abanyarwanda ariko b'abakongomani. Yigeze abambura ubukongomani? Erega nabo Rwanda phone yabambuye karabakongomani. Ndetse yarabwiye ati mwebwe abanyamurenge muri yo hirya mu murenge n'abandi bari Masisi n'abari Rucuro n'abari Bugande bose n'abanyarwanda, ariko amateka yagiye agira abikindi gihugu. Patrick Muyaya nawe yagendeye mu kigare kitamesha. Ntabwo Tito yambuye abanyamurenge kuba abakongomani, ariko yababwiye ko nubwo ari abakongomani origine yabo, inkomoko yabo si Kongo, inkomoko yabo ni u Rwanda, ni abanyarwanda, ariko bisanze muri Kongo baciriweho imipaka ku butaka bwa Kongo biswe iki? Abakongomani. N'ikimenyimenyi imisozi batuyeho amazina yayo ni amanyarwanda, nabo ubwabo bitwa amazina y'abanyarwanda. Jean Claude Mubenga na Kalonji niwe nabonye ni ikinyarwanda. Kalonji niwe nabonye wavuze ngo rega ngufashe n'abanyarwanda ubwabo ukajya ngo mwabonye ukuntu hari abanyamurenge bari bicaye mu Rwanda bari kwibuka, ngufashe n'abanyarwanda ukajya kubicaza mu Minembwe, n'ubundi wabona basa kuriya, nta tandukaniro, bose ni bamwe. Uwera ari gushimangira ko ibyo Tito Rutarimara yavuze ko ari abanyarwanda ari byo, ariko na Patrick Muyaya waje ashimangira ngo si abanyarwanda n'abakongomani, nawe ntabwo yayobye, ari mukuri, kuko koko nationality yabo ni Congolaise. Bisobanuye ngo uwabita abanyarwanda ntabwo yababeshye, ariko kuba ari abakongomani bidasubirwaho ntibigirwaho impaka.